Muri 2019 umudamu witwa Shanita afatanyije na basaza be bishe umugabo we bamuteye icyuma bamukasiye ijosi. Bari batuye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo ahazwi nko ku Kagugu, aho umugore yavuze ko ayo makimbirane yari amaze imyaka 7, ariko kandi inkomoko yo kwica umugabo we bikomoka kuri miliyoni 1.5 nyuma yo gusanga zaresha atagasanga ni 1.5, ahita mukegeta ijosi. Urubanza rwamaze amasaha 3. Abaturage bakomoka cyangwa se batuye Kagugu bari baje muri runo rubanza, ariko kandi n'ababyeyi b'uwishwe bari hano ku rukiko. Aba ni bamwe mu baturage twaganirije batubwira, bongera kwibutsa uko byagenze. 2019 umukazana wawe ufatanyije na basaza be abayishe umuhungu wawe. Ni ibintu byabashubije urudubi nyuma yo kubabona mu rukiko rukuru barashuriye icyemezo. Mbere na mbere twari mu rubanza, ni ikintu ngo cyari kimaze imyaka 7. Mu by'ukuri ishusho y'abana bawe niko ubundi abasaza bavuga, umwana abana bawe yari tete, niba ubyibuka. nta mpaka zahabaga. Uriya mwana rwose n'umwana mu rugo ntabwo wamukubitaga. Nta mpaka zabayeho. Natangajwe no kuvuga ngo ibintu byari byanyanyagiye mu rugo ngo umunsi amwica, kandi duhuruye nta n'igikombe cyamenetse, na televiziyo yari muri sare yari igihari n'ubirahari. Ubu uri kubwira abantu benshi barenze umwe. Yari afite imyaka 34. Ni umwana wa kangahe? Ni wa 6. Igihe cyose umuturage iyo agize imana akabona aya mashusho, hari icyo asaba ubutegetsi, cyane cyane ubutabera. Ni iki mwisabira? Icyo nsaba se, ndasaba ko bagumamo babaruhushya babacyura nanjye nkajurira. Iyo wumvisha bavuga ngo umukazana abasaza be bamuteye icyuma, ubyumva gute kuri iyo shusho ya 2019 tubuze 2020? Iyo numva nsanga birara agashinyaguro. Ni agashinyaguro. Uyu Kamayiresi ubundi wari usanzwe umuzi ute? Kamayiresi se ubundi wari afitanye ibibazo, baramubwiye ngo afite amazu menshi namuhe mwimwe. Aramusubiza ati inzu ntiba inkwano. Aramubwira ngo tuzabonana. Urabeshya tuzabonana. Byari ibintu bimaze igihe kirekire. Mukamazimpaka Shanita umukazana wawe ubundi yari amaranye imyaka ingahe n'umuhungu wawe? Baramaranye imyaka, barabyaranye 2. Amakimbirane mukeka nk'umuryango yabarayaye? Nta makimbirane yarahari. Ntarahari rwose, ndetse ibintu byari n'ibyo niba wari umutegetsi mu rugo undi yazaga nk'umugenzi. Abana babyaye babayeho gute uyu munsi? Abana bari mu maboko yanjye, ntacyo babaye. Ibintu byose beraho kwigisha. Ibintu byabaye ni iki? Umuntu yabivuga gute, yabisobanura gute nk'umuntu? Ibyabaye se muri ubwo bwicanyi ni indengakamere, ntako nabivuga. Bari bamaranye imyaka ingahe? Bari bangejeje imyaka 12. Yaraje arasaba afata irembo, uramushyingira aragenda, cyangwa bari barabanye bashya? Babanye gutya, ariko ndaza nenge inzoga, ndaza ndasaba ntanga amafaranga, ndasaba baranshingira ku mugaragaro. Barabana, ndetse nubwo nari mpavuye mu buryo bwo gusezerana. Amaze gusezerana icyo napfaga n'umutungo ubwo dusezeranye ndawegukanye. Aramwica. Nze uri mu kigero cy'imyaka ingahe? Umwana yavukanaga n'abana bangahe? Ngiye mfite imyaka 75. Navutse muri 48. Yari umwana wa kangahe? Yari wa 6. Yari wa 6. Inzu bari batuyemo ntabwo bakodeshaga, bari batuye. Hari ikintu kivuzwe kijyanye n'imwe mu mitungo yabo ishobora gufasha abana gukomeza ubuzima, nubwo nyina yabahemukiye akabahekura, kandi n'ubundi barabagoye. Bari barenze no gukodesha, kuko n'ubu afite amazu 5 arahari atandukanye, zimwe ukwazo izindi ukwazo. Urumva rero ntiyabura ibyo avuga, ntibyabura. Hari abaturage bibuka iyo shusho igihe urubanza rwaberaga Ikinya batubwira. Urubanza rwabaga bamwe mukiyamira, abandi mukagira amayemotion, nta wavuga. Nkanjye mfite icyo nabivugaho.
biriya bintu ni nko kwigiza nkana cyangwa gushinyagura. Ibintu ni ibiki uyu munsi hari umuntu ushobora kureba uyu mwanya televiziyo 2019 atarana hariya atari no mu Rwanda ubundi byagenze gute? Ni umugore wishe umugabo we afatikanyije na basaza be. Umugore witwa Mukande Shanita, Mukamazimaka Shanita, kandi noneho bishe Karisiti mu kumwica mu by'ukuri yari umugabo, ntago nabona uko nabivuga, yari umugabo mwiza cyane, nubwo bavuga ngo wenda ngo yari indaya, abo bana bavuga ngo yabyaye ni umwana yari yarabyaye mbere yo kugira ngo abane n'ura mudamu. Kandi ikindi bavuga ukuntu ngo bari bamujyanye kwa muganga ngo barenze intambwe 15, kandi bamuvanye mu mudugudu umwe bajya kumujugunya mu wundi mudugudu munsi ya Burende, niho bamujyanye kandi bamuvanye aho bita muri Kabuhundi. Ni ibintu rero bibabaje cyane, kubera ko mu by'ukuri ikintu cyatubabaje kindi nyuma wenda yo kugira ngo tujye wenda kureba nk'aya mazu ya Karisiti yasize abapangayi, uriya Habimana yamuteye icyuma, niwe wagiranaga amasezerano n'abapangayi. Urumva rero kuba muramu we niba yari yarananiranye, ntabwo yari gufata muramu we ngo abe yavuga ngo ajye gucunga amazu ye y'abapangayi. Ku bundi Karisiti yari umuntu mwiza, birane ni indengakamere, nuko bashatse imitungo myinshi bagira ngo bayikubire. Murakoze cyane. Ubujurire bw'aba bantu ko ari ugushinyagura, niba mbyumva neza? Urebye byari nko gushinyagura, ariko icyo dushimira leta y'u Rwanda nuko mu butabera mu by'ukuri nabo barashishoza, bazabikemura neza, tuzi ko bizagenda neza. Aho ubundi abana bariho bameze neza, imitungo irahari, barabarihirira, abana bariga, barimo barabana ba mbere rwose, abana bameze neza. Murakoze. Uyu musaza wari uhari wafashije abanyarwanda ukababwira uko byagenze icyo gihe, noneho kugira ngo mve impamvu uyu munsi turi mu rukiko uko byagenze. Okay, nagahinda, ariko twese twababajwe n'urupfu rwa nyakwigendera Ndahimana Karisiti. Aba bose n'ureba n'abaturage duturanye na Ndahimana Karisiti. Umugambi wo kwica ubuntu ntabwo ucurwa umunsi umwe, igikorwa ubona cyaratwaye igihe kingana gite nk'umuturanyi? Bamenya iminsi yabyo, kuko na cyane ko batagiraga bimenyesha ubuyobozi, ariko ikigaragara cyo nuko umuteguro bo bawukoze kera nk'uko bigaragazwa mu nyandiko zose za nkuko mwiburanisha ryagenze. Icyaha cyakorewe abaturage kirenga umuryango, gikorerwa sosiyete, ubusabe bw'abaturage n'ubuhe? Ubusabe bw'abaturage turifuza ubutabera, na cyane ko hano turi kumwe n'ababyeyi nabo bavuga ati umubyeyi nk'uyu yaradusebeje, yasebeje sosiyete nyarwanda, yasebeje abadamu, abagore. Mu by'ukuri ubutumwa twatanga nuko, cyangwa se icyo twakwifuza kandi twizeye tudashidikanya, nuko turi mu gihugu kigendera ku mategeko, igihugu cyiza, igihugu kiyobowe neza, igihugu twizeye ko tuzabona ubutabera. Bari abantu igihano bafatiwe bwa mbere nikigumaho, abaturage twese igihano cya burundu bakatiwe bwa mbere, twese nicyo twifuza ko aricyo cyagumaho. Icyo nari ngiye kubaza, reka nkibaze musaza, mu byo bavuze basabye imbabazi, kandi imbabazi ziruta ibitambo. Bati n'indishyi ntabwo twabona icyo duha umuryango wabuze umuntu. Ni imyaka 4 ubuze umwana wawe, uratekereza iki ku mbabazi bakomeze kwitsaho? Niba ubwira abanyarwanda ko ari imbabazi wabonye nka nyirarureshwa kugira ngo bikure mu rukiko, kuko usaba imbabazi ntacuhura bigeze hariya, afite ibintu byinshi yavuze byo gucuhura, nsanga binkora ku mutima w'imbabazi. Kuri wowe urabona uzatanga, kuri wowe urabona imbabazi uzagira umutima wo kubaha imbabazi nko mu myaka ingahe? Simbizi ko bizamvamo, nzabyibagirwa. Mu gihe ukibyibuka ntabwo imbabazi uzazitanga. Namwe niko mubyumva? Murakoze. Ninjye nyina wa Karisiti, yari umwana wanjye nkunda cyane, kantwara mu modoka ye, yari umukire, yarize amasoka za kaminuza, umwana wanjye muri Irampinga Imisiri. Ubu rwose yarambabaje, uriya mugore yankorogoshuye mu mutwe, ku buryo rwose numva nta mahoro mfite. Ninjye nyina wa Karisiti, ariko uriya mugore niho yankorogoshuye birenze. Imbabazi asaba neza iki? Basanzanira umwana wanjye uri Busanza. Ubuse koko umwana rwose musengere rwose uriya mugore ntazongere kungaruka mu maso, kuko numva ntanamushaka kumureba no kumureba. Nuko rwose ubu ngubu rwose umwana wanjye naho ikintu kijyanye no gutanga imbabazi ashwi, reka ntabwo bizanabaho.
utwana twagenda turundarunda, utwana twanjye turiga, abakobwa bose bariga bari mu mashuri makuru, ninjye barera, mbese urumva ko ari njyewe nyine, ari njye nyina, ari njye nyirakuru. Ariko nk'umubyeyi umwana ufite se wishwe na nyina akaba afunze na ba nyirarume, abana ntabwo bafite trauma mu bihe bitandukanye? Ntabwo bageze bayigira, abo bakomejwe nanjye, nkabwira nti nyogokuru wanyu niwe wagambaniye sko, nyogokuru wabo ubyara nyine uriya mugore niwe wabikoze, niwe wakoze ubugome, mwihumurije. Oya, kabana ndabakunda n'ubu bariga amashuri makuru. Ubwo babyakiriye gute? Bana babyakiriye neza, akaba nk'ubacyari muto. Ni igikomere, hari umukuru none, umukuru nyine yabyaye yiga, umukuru w'imfura ye w'umuhungu. Ubwo rero nyine nawe ariga, niwe nyine ufite n'ikibazo cyane, n'ubu ngubu yari ari hano, dore nguyu. Naze muvuga. Bone. Wari wajya nko gusura nyina? Bone. Uyu ni umwuzukuru? Nako kuzukuru kanjye. Uyu ni umwana wapfuye? Bone, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Kuba ntabwo twari tuzi kuri hano nk'umubyeyi, nk'umwana w'umubyeyi, kuba papa wawe yarishwe na mama wawe, twabonye byinshi, twakoze byinshi, biragoye. Kuri wowe iyo shusho yikurura gute? Wari wagira amahirwe yo kujya gusura mama ngo umubwire uti nubwo nkusuye warampekuye ipfubye? Mu by'ukuri njye nta kintu mfite nabivugaho byinshi cyane. Witwa nde? Amazina yanjye nitwa Ndahimana Bonheur. Imyaka ingahe Bonheur? Afite imyaka 19. Niba mbyumva neza papa wawe yishwe ufite imyaka 15? Hafi aho. Wari ukiri umwana? Nkiri umwana mutoya. Mu myaka mama wawe amaze muri gereza ntabwo uragira amatsiko yo kujya kumureba? Nimukanyuturireho ibintu bibi, ntakabe mama wanjye nubwo ari mama wanjye, ahubwo ni muka data. Akubyaruke? Nayigeze nambyara. Okay. Noneho uri umwe muri ba bana papa yari yarazanye? Abo yazanye ni abahe? N'uyu ntawe? N'uyu nguyu. Ni wa wundi wavuzwe mu rukiko? Ni babiri da. Ni Mukaso? Mukaso ugiye kubona ubona yishe papa wawe, iyo shusho wayisobanura gute? Icyo nabwira abanyarwanda, ibi bintu tuba duhoramo, abantu bahora baserera baza kuburana ngaha mu rukiko, ugafata umuntu wishe umuntu ku rugero rungana kuriya, akamushinyagurira bingana kuriya, ukajya umuza umukatakatisha imbere y'abaturage ngo yaje kuburana, ngo yongeye kujurira. Icyo nabwira nk'abanyarwanda cyangwa nka leta yacu ni ukureba, ikareba abantu baba barakatiwe igihano nka kiriya, ikareba n'igikorwa bakoze, ikavuga nubwo bamaze gukora ikintu nka kiriya nibareke kugumya kuza bangiza abandi banyarwanda basigaye. Nk'ubu nkanjye iyo ndimo ndabireba, umutima wanjye urababara, njya mu gahinda kandi nari maze kubyibagirwa. Kandi ikindi uretse nanjye babibabaza n'abanyarwanda muri rusange, abandi bantu babye barabibonye, abaturanyi, inshuti n'abavandimwe barababara cyane. Noneho guhora tuza rero dukatana nabo baje ngo bajuriye, barebe ko ikintu bakoze ari ikintu bateguye kandi ari ikintu kibi cyababaje buri muntu wese, nawe agishyire nabo ngabo bandi n'inkiko zijye zireba zikwatira umuntu rumukwiye. Nibarangiza bavuga ati noneho ubwo twagukatiye iki kigumane, wikiriguza kwirirwa yikatisha imbere y'abantu, bandikwe babishyire mu nyandiko. Amategeko avuga ko igihano kiruta ibindi ari icya burundu. Kuri wowe amategeko abaye atariho wamuha iki? Igihano kiruta ikindi mu Rwanda ni icya burundu, ariko bajye bayigira burundu. Ubu ntago njye nyibona nka burundu, nkubazima nkubwira impamvu. Njye turacyahura, ndamubonye. Itegeko rivuga ko iyo wakatiwe ntubyemere urajurira, ashobora no kujya no mu rukiko rw'ikirenga. Nibajya muha burundu, urumva burundu. Niba tuzi ikinyarwanda twese tuvuga ikinyarwanda n'ucyumva, niba uvuga ikinyarwanda nanjye nkamvuga ikinyarwanda, turumva burundu icyo ari cyo, n'iteka burundu. Uri mu rukiko, nk'amagambo Mukaso yavuze mu rukiko akagukanga arimo gushinyagura, ni nka yahe? Nk'atatu? Umuntu araza akavuga ngo nk'igihano twahawe ngo turumva ko cyakurwaho, ko kano yakavuze. Numva nta nubwo yumva ko igihano yahawe kimukwiye, nta nubwo kuba tumva ko igihano yahawe kimukwiye, nta nubwo yemera ko ibyo yakoze bibabaje. Ikintu urimo uracyumva? Kuba ngiye numva rero ko na n'ubu ngubu ataremera ko ikintu yakoze kibabaje, kandi nkaba ngiye nyimubona kinabivuga akabyidoga gutya, akaba agumya ashinyagurira abantu, n'icyo nacyo ni ikibazo.
wumva uzagira nk'umutima w'imbabazi nko mu myaka ingahe iri imbere? ntabwo njye nakirirwa mpora ninaniza mu mutima wanjye mutaho umwanya uvuga ngo ntabwo namubabarira kuko ibyo ni ibyatuma nta hantu nzagera. Ibyo ni ibyatuma mpora ndindiye. Ninde udatera imbere ni njyewe, ntabwo umwanya yanesheje agaciro yanesheje nagumye nanjye kukitesha. Kuri njyewe nzajya mpora mvuga n'umuntu wambaza Mukamazimaka Mukamazimaka mufata nka story nigeze kumva mu gitabo. Ntabwo nige nakubwira ngo njye ntabwo nigeze mbabarira Mukamazimaka umufitiye inzika binteye narababaye turarira kurira bivaho tugera turihanagura ibikomere n'umuntu arwara igisebe imodoka mugonga cyakagurwa gacika bakagasana nyuma y'imyaka muhura agatwaye gutya ariko amaraso atava n'inkovu udashobora urahabona nyine ukabona ko hakomeretse ariko ntago ibigiteye ubwoba. Ushobora kuba nko mu myaka 10 uvuga ko wazahorera umubyeyi muri wowe n'iki kirimo uyu mwana? Guhora nuko Imana abantu niba nawe wubaha Imana kandi ukaba usoma Bibiliya. Guhora nuko Imana nge ntago mvuga ngo kwihorera oya basi no kuba nawe ari hariya afunze kandi azira kuba yarisha umuntu babyaranye babanye urumva nako Imana ntako itagize yarahoze njyewe ni uko mbibona Imana yaragerageje uko ishoboye yaradukoreye. Urakoze cyane. Aha ni ku rukiko rukuru hamaze kubera urubanza rwa Mukamazimaka Shanitah n'umudamu ufite abana 3 n'umudamu kandi wavuze ko yareraga abandi 2 n'umudamu urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwamuhamije icyaha cyo kwica bashakanye afatanyije n'uwitwa Kamayiresi Janvier ndetse n'uwitwa Habimana François. Abo bose ni basaza be. N'urubanza rwagaragayemo amarangamutima anyuranye. N'urubanza kandi rumaze imyaka 4 mu rukiko. Uyu munsi rugeze mu rukiko rukuru niho ruri. Uru rubanza rwatangiye hagana saa 6 rushojwe saa 10. N'urubanza rw'ubujurire, n'urubanza rwa Shanitah, n'urubanza rwabereye mu ruhame ubwo iki cyaha cyabaga muri 2019. N'urubanza rwagaragayemo kwicuza kw'abakoze ubwo bwicanyi ariko kandi n'urubanza umuryango w'uwiciwe wavuze ko atari ukwicuza ahubwo ari ugushinyagura. Imbabazi ngo ziri kure cyane ariko kandi imbabazi ziruta ibitambo. Reka twizere ko mu bihe binyuranye ku itariki 17 z'ukwa kabiri uyu mwaka tuzaza kumva icyemezo cy'urukiko ku busabe. Ubusabe ni ubuhe? Mukamazimaka Shanitah, Kamayiresi Janvier ndetse na Habimana hamije icyaha cy'ubwicanyi mu kwica umugabo wa Shanitah witwa Karisiti. Rubahamye icyaha cya burundu. Urukiko rutegeka ko bagomba kugikora nyuma y'imyaka 4 bajuriye. Urukiko ruzasoma iki cyemezo kuri tariki 17 z'ukwa kabiri. Abaregwa n'iki basabye? Batakambiye urukiko basaba ko barekurwa cyangwa se bakagabanyirizwa ibihano. Ubwo basabaga kurekurwa urukiko rwose cyane cyane abo muryango wiciwe bagize ihungabana. Umucamanza ahagarika iburanisha iminota nk'itanu. Abari bafite ikibazo bose barasohoka. Urubanza urukiko rusigaramo abari bakomeye akomeza iburanisha. N'urubanza rwagaragayemo ubushinjacyaha bwo ku rwego rukuru. N'urubanza kandi rwari rurimo umunyamategeko uregera indishyi. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza. Gahunda za Jaras Official nakagaruka. Imana ibarinde mwese. Reka twihanganisha umuryango wabuze Karisiti. Ubutabera imbere. Twizeye ko ubutabera bw'u Rwanda nk'uko amategeko abiteganya buzaha abo bikekwaho ku uyu munsi ntabwo urubanza rurabitegeko abakekwaho kwica Karisiti ibihano bibakwiye. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza.